Hey guys, mumeze mute? Turi hano kuri Divine Mudage. Turabasuhuje cyane, hari iminsi myinshi tutagira icyo tubaha. Twakiriye message menshi ava ku bashuti ba Divine Mudage batubaza icyo twabaye. Ntacyo twabaye ahubwo twari turinze kuzabazanira ibintu byiza. None rero twagarutse aka kanya, twagarukanye n'abashuti. Murabona turi kumwe n'umukobwa mwiza n'umusore mwiza. Aba ni abashuti bacu nabo bakunda Divine Mudage kimwe namwe nuko mubikunda kandi turabibona ko bukeye nuko bwije. None rero turabasuje abari mu gatondo, ku manywa, bitewe n'ibihugu murimo mwese. Turabashuje mwese, Imana ibahe umugisha. Tutaragira icyo tuvuga, reka tubakire batwibwira, tubwira amazina yabo, ibindi bize gukurikira nyuma. Sawa, urakoze. Sawa, murakoze kutwiyegereza kuri Divine Mudage. Amazina yanjye nitwa Neza Joyce. Murakoze, natwe nitwa Marimo Patrick. Turabashimiye kuba mwadutumiye, mwadutekerejeho mukadutumira. Asante. Nuko murakoze. Icyo turasaba kwisanzura. Tutaragira icyo tuganira, twiyegereje inyuma ya kamera. Imana imuhe umugisha, nawe yitanze. None icyo turasaba kwisanzura. Ko tuba tumeranye inyuma ya kamera, turashaka ariko muguma mumeze. Mwisanzure, muganiriza abashuti ba Divine Mudage, kimwe namwe muri abashuti banje. Nawe mwisanzure, icyo tuganira turaganira byinshi bitandukanye, twese turabazanya. Nuko none Jo, wavuze ko witwa Joyce. Abatabyumvishe neza yitwa Ineza Joyce. None watwibwira neza mu Kinyamurenge, ukatwibwira uri umuki, maze ngubaze neza, uri umunyamurenge Wuzuye utagabanyije. None ngaho rero twasaba twibwire mu Kinyamurenge neza. Amazina ni yandi navuze, Ineza Joyce. Ukaba umurundi w'umwongera, umwishywa w'abazigaba. Izo ntango birahagije. Oya, ndacyakubazaga, ese wavukiye ruguru cyane? Iwanyu ni hehe? Iwacu ni mu Minembwe. Minembwe yagana? Ni mu Minembwe ahantu bita i Gakenke mu Bakabya. Mu Bakabya? Mu Bakabya. Aba ni abandu sekuruza nyine Cabagi Cyuhemurara. Okay, Cyuhemurara. Umurundi w'umwongera w'Abakabya. Oya, ndi umurundi w'umwongera, icyo ni igisekuruza Cabakisi. Jose nananiwe. Jose naniwe wowe yaratuye. Okay, oya, icyo ndi kubaza okay, ni gutya wovuga ngo aba ni abarundi babongera mu nzu y'Abakabya. Mu nzu y'Abakabya. Okay, kare kose kivuga gutya. Okay, urakoze. None Jo, ubanza urinde. None wavuyeyo ryari? Nibwo nkivayo, amazi ndarashira ku birenge. Wakoze muri Kongo bisubiza neza zose cyane. Ndaza kozaho. Heza Patrick. Uri umunyamurenge? Yego. None Patrick, uri umuki? Twibwire neza nyine ko abanyamurenge n'abandi bakumenye. Amazina ni yandi, ni Marimo Patrick. Ndi umuhinda w'umusagura, hamwishwa w'abatwari. Mu rugo twari dutuye mu Mibunda, ahantu bita Mwibakura. Ubwo abari inyuma ya kamera bamwe bashobora kuba bahazi, barahatuye. Ese Patrick, Mwibakura mwari Mwibakura hegeranye na he? Kimwe nuko nahanga twe dutuye na Munkona yegeranye na Munago. Aho Mwibakura mwari muturanye na he? Mu Mibunda hari hatuye mu Mikenke, mbese n'inzira zose kuko ntaba ari uduce, za Mibunda, Mirambi. Mu Mikenke si mu Minembwe Patrick? Oya. Tagari mu Minembwe? Tagari mu Minembwe. Mu Mikenke atandukanye no mu Minembwe. Ni uduce tubiri dutandukanye. Yego. Okay, ako nyine ko nako kari mu Mibunda? Oya. Kari mu nzira? Ni district nk'uko uvuga, nyine akarere. Okay. Hari akarere ka Mibunda, akaba na Minembwe, akaba na Mikenke. Okay. None Patrick, waje umaze iminsi wowe waravuyeyo?
maze imyaka ari myinshi. ariko nyine navuyeyo 2009 urumva ariko hakiri ari ibyo uzi wibukayo. yego ntabwo nabiyoberwa. Okay, tukiri aho none mwembi muri abakristo yego muri abakristo uri umukristo nawe? Aringize ngo urabihakana kubera ko tuziranye twembi mu rusengero, twembi turi abakristo. None byo wabatijwe ryari? Njye nabatirijwe hano Kampala. Ryari? Ese ubu nakwibuka ni nka 2021 gutyo. Icyo gihe wabatijwe? Patri wowe? nabatijwe 2016. Wow, wari umukristo ufatitse. nicyo gihe nabatirijwe. None uba muri korali Patri? ikorari nyibamo. Wibamo? yego. Nyine ubimenyesha ko uri umuririmbyi neza uhagaze neza. mba mu ikorari. Ta minisiteri wigezemo? Minisiteri nzibamo. Uzibamo? Hano Kampala ba muri? hano muri Kampala mba muri minisiteri y'abakundanye. Iyo ni minisiteri? yego. Okay, twe minisiteri mvuga ntabwo nje mvuga milino za minisiteri ngo ese niza baki. Nje ndavuga minisiteri zino turirimba, tuvuge Gisubizo, Worshipers, yes. Hizo nizo nshaka kumenya. nayo ni minisiteri gusa ni y'abanyamasengesho. hagiye habamo abaririmbyi ariko uruhare runini ni abanyamasengesho, akamo n'ijambo ry'Imana. Okay, urumva we noneho okay n'abandi nyine harimo amasengesho, harimo ijambo ry'Imana. Okay, ariko nabo baririmba ibo bakagira n'umunsi wo kurepeta. twebwe uko tumeze tugira umwanya tugira igihe cyo kurepeta. gusa twe ikigenderewe ni ugusenga nyine ikintu nyamukuru haba harimo gusenga n'ijambo ry'Imana, kuririmba bikaza nyuma. None ze mubikorera he? Uyu munsi umwe nibwo nabonye bakora igiterane, ahubwo sindababona ngo mufite igitaramo uyu munsi nahe. kubera ko nibwo nkimuka gahunda nyine nazo zirimo, hari n'igiterane kiri imbere. Bishop iriwe Bishop. None Patrick korari bamo ni iyi? korari mba muri worship ya Jerusalem Temple. Okay, uri konditeri, uri president wa rege? ndi umuririmbyi usanzwe. yego. None mu rusengero urabizi twese turasenga, ni ukunda mu rusengero kiyo bagikoze uzo wumva bagikoze ukumva nyine umutima wawe umeze neza. Kimwe nuko ngo hari umugabo wavuze ngo yatakinda akunda mu rusengero nk'amatangazo, urumva? None we ni iki cyo bagikozeho uba wumva ni iki cyane bakoze nyine cyiza cyawe ukunda? mu nzu y'Imana habamo ibintu byinshi, ariko cyane cyane icyo ngiye nkunda kwicara nkiga. ryaba ari ijambo ry'Imana, nkunda nyine kwiga kugira ngo ngire aho mva ngire nahonje. Okay, none urumva we kubera gukunda ijambo ry'Imana uba wumva uzabana na pasiteri? Pasiteri ni ikindi, ariko nyine ikintu nyamukuru nkunda kumva ijambo ry'Imana. Urumva ko iyo noneho bashyizemo indirimbo uba wumva we bakurambiye? nazo ziradufasha kuko ibintu byose bibereyeho gufashanya. kuriya mu ikanisa twese iyo twaje gusenga uzarebe cyane uruhare rumwe, habaye hatarimo indirimbo bamwe usanga ari uko bimeze, ariko byose biza byuzuzanya. yego. umenyesha ko noneho ukunda kwiga cyane ariko n'indirimbo ziragufasha? nta kintu na kimwe kitakiza kimfasha mu nzu y'Imana. ari cyo ndi buze kugarukaho nyuma. None se Joy wamaze kubatizwa, buri munsi usenga tadurira ahandi mu rusengero, we mu rusengero niko uzabumva kigufashije neza cyane? N'amatangazo se niki? Ngewe bimfasha ni byinshi, ariko nyine umuntu agira icyo aba yumva cyane wenda yafatiriwemo cyangwa sinzi ukuntu nabivuga, ariko indirimbo ziramfasha pe. Iyo umuntu ari kuririmba neza kwaza kwa mbere wowe uramfasha. Iyo uri kuririmba sinabikubwiye? Amina. Narabikubwiye, hari ukuntu uririmba nyine nkumva bikoze. Njye ntabwo nzi kuririmba cyane, nta nubwo mbizi ahubwo, ariko iyo uririmbye uramfasha pe. Nkunda n'igisirimba, njye ntabwo nicyo nani uhamagare. Nkunda igisirimba cyane. No, uri umuyombe? Sindi umuyombe.
utagura umuyumba ariko nyine igisimba nawe kiragufasha. Igisimba kiramfasha. Urumva mu rusengero, okay, mu rusengero we niki kigufasha cyane cyane? Sinabeshya ngo ijambo ry'Imana wenda hari igihe barivuga rikagukora umuntu aba afite igihe, hari igihe bavuga nk'akantu nyine ukumva kagukozeho ukagategera, ariko cyane cyane indirimbo, mesaje nyinshi zikura mu ndirimbo. Wow. Ese uba muri korali cyangwa wese ndakubona ugenda kurepeta? ikorari nyibamo. Urepeta ryari ryo? Ariko sinyerutse. Tuyiherutse. Ariko vuba ndayigarukamo. None indirimbo zo zimenyera he? Na telefone no kuri TV. Ndazumva. No mu rusengero nyine ntabwo wenda ndashobora kutagenda kurepeta ariko gusenga. Ariko izo barepesa ukazimenya. Zikanamfasha. Nuko subira kuri Patrick. Noneho ngire gutya neza, yambona muri Kampala umuhungu uzi kuvuza ipendo, umuhungu akavuza ipendo, akavuga ese uriya muhungu ni uwa hehe? Rero ndaramumenya. None abona abajije bakabaza ese uyu muhungu ni uwa hehe? Ngo ni uwanga, ngo nuko utamuzi, nuko avuza ipendo neza cyane. Niki umunsi umwe ndamwegere nambwira yewe nje uzufasha uburyo uvuzemo ipendo ndabikunda, none wazanyigishije. Icyo kunyigisha ntacyo yigeze avugaho, gusa yaravuze, yaransetse. None Padiri, nakubwiye ko nkunda uko ugeze ukoze ipendo. Ese ririya pendo wararyize cyangwa babyakujemo n'impano kimwe n'abanyempano bazazisangamo kandi batarabyize? Sinakubwira ko hari umuntu wanyigisha kuvuza ipendo kandi sinabifata umwanya munini ngo nje kubyiga. Ni ibintu nyine byanjemo. Twarabyinaga nkaza ndivuza ariko nihisha. Wihisha? Nkaza ndivugiriza ku ruhande, nkabona ukuntu abandi barivuza nkaza mbitegereza cyane, kumva birakuryoheye. hari n'igihe narekaga gusirimba nyine kugira ngo nitegereze ukuntu abandi barimo kurivuza. Nuko nanjye byaje, sinumva ngo nagize ni ukureba gusa abandi uko barivuza, kareba ko batwara amaboko. Nuko none se Patrick, kiyo uri mu gisiremba utari kuvuza ipendo ujya gusuranga uri imbere uri kubyina igisiremba udafashe ipendo, wumva umeze gute? Uba wumva ari ako wasize udafashe? Kuriya nyine riza rimfasha cyane, nyine iyo ndi kubyina riza rimfasha kurifata. Nacyo kintu kiza kinyorohera nyine. None kiyo ubyinye utarifashe uba wumva gute? Hari ukuntu nyine umuntu iyo amaze kumenyera ikintu, iyo akivuze aza yumva nyine abangamiwe. Patrick azi kuvuza ipendo yemwe. Mwese mwogira amatsiko, abazagira amatsiko bazatubwire muri comment, tubereke akavideo gatoya Patrick ari kuvuza ipendo. Namwe noneho hari wenyine apana ari mu bandi. Patrick azavuza ipendo ukumva nawe noneho kwa muri fata ukavuza birapana rimwe. Abarikeneye kubibona bazaze batubwire tubaheze akavideo. None Patrick wazanyigishije kwiga nta kibazo? Nta kibazo, uranyemereye? Okay, none se ngize nahita mbimenya? Yego n'umuhate wabishizemo. Nenda rikunda. Ntacyo bitwaye, muzoze tuzogerageza nibishoboka nuko bizokunda. Murakoze. Kunda ipendo natwe tumva abake murivuza turabubaha kubera ko mukoresha ubuhanga. Si ubuhanga? Sinzi niba ari ubuhanga cyangwa iki. Gusa ni ibintu nyine biza sinzi ko ari mu buhanga bwo kuvuza ipendo. Yego. Sawa, urakoze. Heza Joy. None Joy, ku cyumweru musengero wanyu bazabwiriza, bazasenga, bazasirimba, bakavuga n'amatangazo. None se kiyo bari kubwiriza, okay, muri muntu wese abaho agira ijambo muri we rimufasha. Niyo tonibuka n'igipande kirimo niba ari igipande nyine, okay, vasi yariyo, ariko ako kagambo akaba azi ngo kano kagambo kavuga gutya, muri wewe wumva nakahe kakunezeza, wakadusangiza ukatubwira ngo musome muri iki gitabo cyangwa ahubwo agaherutse kunezeza cyane, ariko ndibaza ntarakumviye mu rusengero iwacu. Ni muri Zaburi. Bagende basome muri Zaburi igice cya 16 umurongo wa 4. 16 umurongo wa 4 havuga ngo nimba Patrick afite
bibiri bibiliya Patri wakadusomera Patri. Soma mani. aravuga ngo nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Amena. Nuko urumva abahumvishe yari yakoze mistake ni Zaburi 16 umurongo wa 2. Mistake zibona pastor bazazikora kandi baranize za bibiri. Rero Joy yari yakoze mistake. Murakoze cyane Joy. Umukristo wuzuye. Nuko kandi hariho n'ubundi byinshi uzi ariko nyine dushaka ubu dusangiza aka kanya. uyu munsi si wo kubwiriza, tuzabwiriza ubutaha. Nuko none Patri Perezida Patrick, Patri none wowe wadusangije ku ijambo. Ijambo reka mbasomere hano ijambo ritoya ririmo muri Timoteyo. Ndakeka abantu bari bahari ninga ku kindi cyumweru cyo hirya aho twataramiye muri iki ngiki cyashize mani bukatunze muri Maranatha. It's okay, vuga nta kibazo. Nuko ari ijambo bari bambwiye ngo mbasangize ngeri byari bimfasha rimaze iminsi irindimo. Ni Abefeso 5:14. Kuko umucyo utuma byose biboneka, nico gituma bivugwa ngo wowe usinziriwe kanguka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Amena. Iryo jambo niryo rindimo muri iyi minsi. Ndakeka abantu twari turi kumwe ku kindi cyumweru cyo hirya banarivuzeho, baritubwirijeho abantu bataramira muri Methodiste. Iryo jambo baritubwiyeho. Ndiho. Yego. None woba nkakadusobanurira gatoya. Basi kadusobanurira gatoya nyine hariho ababome basha gusoma ariko batabasha kugasobanukirwa habe na kamwe. Sega bane kuvuga ngo wabatijwe. Hano bo barabatijwe ariko tubasha gusobanurira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Nuko none basi wadusobanurira gakeya. Umunota. Nta kibazo. Ijambo nyine uko ngiye ndyumva ku giti cyanjye. Umuntu usinziriye ntazabasha kubona uko yari asinziriye. Ahubwo usinziriye iyo ukangutse nuzi umenya ko yari asinziriye. Amina. Rero mu gihe tukiri mu mwijima tuza tumenya ko umucyo uhari, ariko iyo tuvuye mu mwijima nibwo tuza tubona ko umucyo ugomba kuba uhari. Rero nk'abakristo muri iki gihe kugira ngo tumenye ko Kristo ari wo mucyo, nuko tugomba kuva mu byo turimo bidakwiriye tukaza Kristo akamurikira imitima yacu. Nuko gamba ati amina. Amen. Imana umugisha. asante. None se yeme ijambo ry'Imana nzatubwira ngo tubabarire inko natwe tuzababarirwa. Ese kubabarira ni iki? Kubabarira ni ukwibagirwa cyangwa kubabarira ni ugusohoza kw'ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugende mubabarire? Uyu muntu avuga uko byumva, twego twese ntabwo turi perfect mu ijambo ry'Imana. Hari bazumva kino kiganiro baturusha ijambo ry'Imana bazanadukosora. Kandi n'abadukurikiranyega nabo turabizi ko murabimuzi ijambo kuturusha, umwe wese agenda arusha undi. None abaturushaga muzandike muri comment mutubwire, ese kubabarira ni ukwibagirwa ukavuga ngo ndibagiwe, cyangwa kubabarira ni ukuvuga gusa ku ijambo ukavuga ngo ndakubabariye, cyangwa kubabarira ni ukuvuga ngo reka mbabarire n'ubundi Imana yaravuze ngo tubabarirane natwe nuko izatubabarira. Ye muzega kutukopeza mutubwire kubabarira ni iki? Cyo nicyo kibazo. None twe tuganire, twe turaha kubabarira ni iki? Nkuko nyine umuntu mwese agira uko yumva kubabarira ni iki? Cyo nicyo kibazo. Ngiye kumyumva kubabarira. Mbese nimba hari ikintu umuntu yankoreye kitanshimishe muri ngewe, ngomba kwirengagiza. Nimba wenda ari inshuti yanjye ari ibyo yankoreye bidakwiriye, kugira ngo mbashe kumubabarira ngomba kurenga icyo yankoreye ngatekereza urukundo ngiye hagati yanjye nawe dufitanye. Rero rwa rukundo iyo ruganje muri ngewe
nibyo biza bimpa imbaraga zo kugira ngo mbashe kumubabarira Mm. nkibagirwa amafuti yiwe ahubwo amafuti yiwe nkayirengagiza Yes. ahubwo ibyiza byiwe akaba ibyo biganza muri njyewe. Mm. Yego. Urumva noneho we iyo wibutse ibyiza biri hagati yawe nawe biguhesha kumubabarira. Nibyo bishobora kumpesha kumubabarira Yes. kugira ngo mbashe kwirengagiza ya mafuti yiwe. Mm. Yego. Urumva noneho wowe icyo ushaka kumenyesha kubabarira uko ubizi kubabarira ni ukwirengagiza ni ukwirengagiza ikibi yagukoreye Mm. ahubwo ukareba icyiza kiri muri we. Okay. Yego. Ngi- kuko no, Kristo iwe ajya kutubabarira ibyaha byacu Yes. ntiyabasha kutureba twebwe mu mitima Mm. twebwe uko twari twanduye Mm. ahubwo yabasha kureba uwo yacunguye uko yari ameze Yes. mbere Mm. amaze kumenya agaciro kacu. Mm. Ewe ibyo uzabikatinga Oya man. Nawe vuga Patrick tumve ngo zarabikatinga. oya nyine. Aho. Yego. Uko nari mvuze ngo Kristo aducungura Mm. iwe yabasha kureba akamaro k'umwana w'umuntu Mm. ibyiza by'umwana w'umuntu Mm. yirengagiza amafuti yacu twe twakoze Mm. yirengagiza ibyo twari turimo bidakwiriye Yes. ahubwo urukundo rwiwe aba ari rwo ruganza. Mm. Iyo ukunze umuntu muri wowe ubasha kwihanganira ikibi cyose yagukorera ubasha no kwirengagiza amafuti yiwe. Ariko iyo nta rukundo ikiza nyine kugira ngo ubabarire umuntu ni uko ugomba kubanza ukamukunda muri wowe. Iyo umaze kumukunda rero urukundo rumaze kuganza muri wowe nibwo uzubona n'imbaraga zo kumubabarira ariko udakunze umuntu ntiwamubabarira. Ndumva Patrick ni Bishop. Bishop nimushaka igihe muritambuke. Imana imugisha kandi ikomeze umwongerera amavuta. Ibyo none wowe wumva kubabarira ari gute? Kubabarira ni iki? Numva kubabarira iyo ubabariye umuntu mba numva nta kandi wasiga mu mutima ukamubabarira mbese cya kintu yagukoreye ukakibagirwa nyine ntuzagume ariko iyo ubabariye ukaza kuguma ukakimwibutsa ntuba warababariye. Kubabarira nyabyo ni uko wababarira umuntu ukagisiba mu mutima wawe mbese ntuzanongere no kubitekereza ngewe nuko mbyumva. None se ni gute wakwibagirwa icyo yagukoreye? Icyo ni ikibazo mfite. Ni gute wibagirwa icyo yagukoreye kandi waramara kukigukorera ukanda kubabarira? Ejo nimuhura wongere kandi uhita ubona cya kindi yagukoreye. None se uba wibagiwe aho ngaho cyangwa uba ugize gute kandi umubona ukakibuka? Ndibaza aho ngaho sinzi nimba nk'umuntu usenga cyane niwe uba ufite bene izo mbaraga ariko ntashobora kujijisha neza ngo utakibaza. uwo ni indyarya rero uwo twamwita indyarya. Ariko iyo atari indyarya arababarira. Uzarebe abantu baranatandukanye hari ukuntu mutongana n'umuntu mugatongana iwe agahita yumva akagaruka vuba kuza kugusaba imbabazi ariko wewe nimba nyine ntabwo abantu bose banganya kwihangana no gukora nyine ibintu bimwe. Murashobora gutongana tugatongana nawe ugahita uza kunsaba imbabazi ariko ngiye ngifite wa mujinya mwinshi ariko kera urumva kamere yawe wewe ibigusabye ko ushaka guca bugufi ukumva twongera gusabana. Nuko abantu bateye rero hari ubabarira akababarira ku buryo atazasa no kubyibuka akaba n'undi ubabarira gupfa kubabarira. None se wundi upfuye kubabarira niwe wa wundi bwanda kubabarira ahubwo mwahura ugahita uyira ukabona bitaramushizemo. Oya n'igihe ashobora kukwereka ngo bimushizemo ariko mu mutima kakimurimo. Urumva byose yaravuze gusa ku magambo ngo ndakubabarira. Uwo yaravuze ngo ndakubabariye ariko icyo twababwira bazababarira kuko natwe Imana yaratubabariye kandi izama yirengagiza bijya byose twakoze ntizisubira kubyibuka izikomeza imbere kandi zizibagirwa zikora kubera kubera urukundo dukunda. Mukundane dukundane nuko none Joy iyo nyine ku rugero mukoreye akabi turi kumwe n'abandi benshi urashobora kwirengagiza ukamusa nk'atacu nagukoreye cyangwa urashobora kurakara nagusaba imbabazi ukabona kumbabarira cyangwa ka kanya mbigukoreye wahita umbabarira ku kanya ukavuga reka mbirengagize. Ngewe biterwa n'uwo ari we. Ari ngadi ibintu binkoreye
gukorera amavuta menshi ari ngati ibintu binkoreye ntabwo namubabarira nabanza nkamureka nyine akumva ko umukandisha umutima kubera iki kubera ko nyine turahorana turagukorera imba amakosa nakuzi nyine ariko ngo umuntu utazi wenda uhita umubwira ati ndakubabariye ubimenyesha ko noneho utambabariye ka kanyu ubasha ukabanza ukandika ushaka kontesitinga urebe nimba ntusaba imbabazi none uje ndaje kuzigusanga ngakunda akagukorera ka kavuyo gusa twahangana nawe padiri atumva ari byo padiri ngiye ko mbyumva umuntu yagukoreye ikibi nyine icyiza ni uko muri wowe icya mbere ni uko ufite urukundo muri wowe iyo ukunda umuntu ubasha no kubona imbaraga zo kumubabarira ariko udakunda umuntu ntubona imbaraga zo kumubabarira kuko kirisiti yaza kutagira umutima wo kudukunda ntaba yaratwitangiye ahubwo igituma yabasha kutwitangira akatubabarira ibyaha byacu ni uko abanje kudukunda icya mbere ni uko umuntu agira urukundo agakunda mugenzi we nibyo bimuheza imbaraga zo gutuma ababarira kuko n'Imana niyo twacume cyangwa iyo twakoze icyaha izibanza ikareba urukundo rwayo ikabanza igafata njyewe igafata n'urukundo Imana yadukunze Kristo urwonyine yadukunze kugira ngo abashe kutwitangira ikabanza ikareba inkovu zo mu biganza byiwe ikavuga nyamara bano bantu umwana wanjye yarabitangiye ikabona kubona imbabazi zo kutubabarira kubera ko ubasha kudukunda urukundo rwayo rero kugira ngo ubashe kubabarira umuntu ni uko muri wowe ubanza ukamukunda iyo umaze kumukunda rero uzibona n'imbaraga zigusunika kugira niyo akoze ikintu uzabasha ukavuga ngo uno muntu yari kuba agiye kuvuga gutya avuga gutya yateshagujwe yego abagira inzika ni babi kandi barandaga inzika ariko uzi ko ashaka kumva umutima bakavuga koze icyaha ariko kubera ko Imana itubabarira buri mwanya iki ikatubabarira nyine tukumva ikababarira ariko hari bamwe bagira inzika ariko uwo ni injyanye umutima warashiye kandi hari indi bizi navuga ngo turacumura bikatubabarira ngo kandi twava no mu masezerano bikatubabarira Imana ibona uruhande rwacu Imana ibonana nawe twese tubabarirane ako kagara kaciye kandi twakutwiye kandi dushakaga abaturusha ku ijambo ry'Imana iyo hejuru y'iyo topiki yo kubabarira wowe tugira icyo turushaho yaratubwiye gusa nyine ya topiki yarije kubabarira